ku gasobanurifilms.com. Number 1. Ariko nanjye ndakabya. Filime nziza buri gihe, filime nziza. Uziko ngiye kujya nyuzamo nkashaka n'igifilime kibi. Kibazo niyo yaba ari mbi nayifashemo ngitiba nziza. Yo. Imbona mwambaye ku mupira. Umve. Nakana. Ehe. Nakana. Umve. Papa komeza cyo muri feruje. Riley ntago ndi bufiero feruje ariko ndakugeza yaho nkujyanye. Yizera ho nkujyanye ndakugereza igihe. Umwana ari kugenda yumva yitwa Lady Raven. Yo. Maybe I'll be a singer. Papa ariko uzi ko nshobora kuzaba umuhanzi? Birashoboka. Ntawe umenya aho bwirageze. Ngo umwana ashaka kuzaba umuhanzi. Afite umuntu akunda bita Lady Raven. Papa yaje guparika hano. Urebe. Papa banguka twiruka. Buretse nambike mfugera se papa tugende sinzi umwana yakererewe he. Mbabarire mwana wa tugende ri papa n'umwana. Urebe. Bazalo. Baje baraye bantu urabona hejuru kwanditse arena bagiye muri arena imwe y'Ikigali. Papa mfite imyaka 12 ndakuze wana. Nakana gafite imyaka 12. Bajana. Papa twari kuza kare tukabona aho duhagarara. Umva turabangutse humura. Come here. Kwiro ngere kantu duhagarara. Batinze. Papa zana kana kano aragaterura agashira ku rutugu. Rebe. Bazanu dore bisi zanutse Lady Raven. Wa muhanzi kazi. Kumbe hasohotse yantare wa Kigorye nagare twari duhaye amashyi. Mugumana amashyi yayo. Risura muhanzi kazi araza cyangwa bari murare nagiye kubera concert ariko baciye inyuma kugira ngo barebe ko babanza bakamubona. Bavuze induru. Abenshi ubona hano bameze nk'ari abana abakobwa bakiri batonya. Kumbe cyamamare kazi nuko cyasohotseyo. Ni muri arena. Hagiye kubera show. Cyamamare kivayo. Papa tujya hakurya. Urebe cyamamare kivayo. Baragipepera baravuza induru narwo kiri kubareba ariko. Mwana zana. Queen bamwita ngo ni kwe. Wana arabapepera. Papa yu. Bamwita Lady Raven. Arampepe buri umwe ari kumva ari wa pepe kumba pepe imbaga y'abaturage. Papa mu foto y'ifoto nziza. Ibyo ni sawa papa yazajya kana muri arena karebe show. Papa ndishimye kuba twabonye itike kandi concert yari yabaye sold out. Bakubita itike yo kwicara kuri 10 soya. Bara nabaju. Papa twicaye kuri 44 nagiye kudushyira ku 10. Oya kigenzi twicaye kuri floor hasi. Bari imbere. Ngaho mpa makuru rero. What's going on with those girls at school? Baba kobwa ku ishuri mumeranye mute? It's fine. Bimeze sawa? Sinshaka kubivuga papa. Ngo nabakobwa bafitanye ikibazo ku ishuri. Umwana aramubwira ati sinshaka kubivugaho. Yakana k'imyaka 12. Yo. Bakomeza imbere. Urebe. Ari nabarayinjira nkuko mubizi muri arena niyo hahiye ngo hari ibitaramo nangerega barambwiye ngo Rocky banyirarena agomba mbazi ariko bo babanze Rocky ngo washo gasobanura filime ngo kubona ngo abantu bakwemera papa ari bakurigiriye kumbe nawe ndabwira tako kane nakanyu ni gato nakaba bahanzi nyine bafite abafana bake bakuzuza bagaciga kuba ariko singiye abantu babyigana bakicana arena karakaru kajyamo abantu mbarwa karanago nagakorera magasobanura ndetse nshaka kwicira abafana babyigana bagahera umwuka. Nya mwana zano uyu muhanzi kaza afite abafana abana baza bambaye imipira ye baramwemera. Papa hano no gushyigikira umwana nimba yifanira umuntu nyine akamujyana y'abana nimba bafana Rocky mu bagurira bonima. Papa azanye umwana muri arena kureba show. Urebe filime. Abanje kurya show niratangira. They aren't mean anymore. They just don't include me. Bara abakobwa ntago bakimbera abana babi ariko ntago tukiba mu itsinda rimwe. Nabana yigana nabo. Must be hard seeing what everyone's doing all the time. Menye bibabaza kubona ibyo abandi bakora wewe utari mu. You're not that close. Mwari inshuti imbere. Why don't you and I take a picture together? Je nawe none tunifotoza agafoto tunabihorere bakubona uri kumwe na papa wawe Jody Shyari riraza kumwica wa kwirukanye. The worst idea. Papa byaba ari igitekerezo kibi kandi zuzongera kwanga ishyari rica abantu. Nakana bakashwanye n'umushuti wako yitwa Jody ngo none ntaga kakibarizwa mu itsinda ryabo ntago bakigendana umwana niyo mpamvu ari kumwe na papa we bazanye muri arena. Yo urebe bakomeza muri arena bagenda bareba aho bari bwinjirire
biba biri ku itike katururi yo umutekano bari wose muri arena nk'ibisanzwe binjira hano Flap, Dad, thank you. natwe turicara hano Literally the best day of my life. papa uyu ni umunsi wa mbere mu buzima bwanjye 4 A's and a B. sinenera kubwiye ngo nubona amanota meza nzakuzana se Dude, I never got grades like kera amanota ubona mwana wanjye uko ngiye kera ntayabonaga wabonye ko abazungu batabeshya batari nkatwe twirirwa tubwira abana ngo twabaga ba mbere hano papa arabwira umwana ati nari nakubwiye ko nubona amanota meza nzakuzana muri arena ati njye amanota ubona sinayabonaga nyiga njye nari umuswa ni papa akabibwira umwana we barahara bararirimba bagatanga pose mukajya gushaka utwo kurya n'utwo kunywa pana hano bakomeza igitaramo batanguranwa n'amasaha Song. rebe Hi. bite Can I get that in the small, please? karakantu wakama gatishati Look, I only have one left, lady. umva hari hasigaye Been in imwe here before her. kandi twaje mbere ye ubwo urayiha twebwe Okay, Riley. imva Riley She really wants it. bareka bari abana bayifate nimba bayishaka we tuzakugurira indi nyuma baje mbere yawe kandi hari hasigaye imwe uyu ni wowe waguze t-shirt y'umuhanzi abahanzi bahita bazana amasitandi bakagurisha ama-t-shirt yabo Good values and stuff. muri famiye nziza ifite indangagaciro Listen, nkurikije uburere uhaye umwana nonaha soon, I'll put one for you. hari indi mipira bagiye kutuzanira niba wuzana 10 minutes, alright? nko mu minota 10 umwana wawe ndahita nkumuha kabisa Okay. sawa ni umugabo wamubonye hano aramwikundira abonye ukuntu umugabo ashyira umwana ku murongo abwira ati mwana wanjye wihangana reka abandi bana bagatware nawe uraza kubona kawe umva ahamagara iki Cooper. Jamie. njye banyita kupa njye banyita Jimmy Police trucks. ko polisi yuzuye hanze n'ibiki nabonye n'amakamera menshi hari icyabaye urebe va mwana Supposed to tell them. Don't rat me out. ntabwo bino nakagombye kubikubwira ntuze kuntanga ntabwo ndi bugutange You umve butcher. umwicanyi bita guca uramuzi Freaking nut job that wa mwicanyi ugenda utemagura abantu bakata wa musiriyo kira Yeah. yego turya tumwumva Never heard that he's gonna be here. FBI yumvisha amakuru ko uwo mwicanyi yagomba kuza muri iyi konseri barangije bamutega agatego Concert? iyi konseri yose ubona it's a trap ni agatego Here? hano yego Watching all the exits. bari gucunga inzira zose zisohoka bari gusaka buri muntu wese ugiye uyu mwicanyi nimba yagezemo hano Get backstage. ntago ari buze gusohoka ahantu honyine polisi itari gusaka ni backstage ahandi hose polisi iri kuhagera backstage ni ahandi abahanzi na timu bakorana baba bari inyuma atariko ahandi hose polisi iri kuhasaka umwicanyi yageze muri iyi konseri kandi ntago ari buze kuyisohokamo polisi itamufasha kumva It's kind of dope, right? ndabana birarenze si birenze se umugabo yasetsemo birarenze When I'll get deep grab. mani ntuze kuvuga ko naguhaye amakuru iyi konseri yose yabaye hano ni umutego bateze umwicanyi reka nsubire mu kazi urebe umwicanyi bamutegeye muri arena ngo ari muri arena ho turashize urebe filime witonze I think it's down here. urabizi mwana tujye gushaka keke ndashaka kugurira keke hakurya iriya ngeze hano Let me think about where it is for a second. arebye hakurya abona abagabo ukuntu bari gukingura hakurya binjira muri backstage abona backstage umutekano uriyo n'ahandi hose abona ibyangombwa ukuntu bari kubyerekana Further back where we were. urabizi reka dusubire aho twari turi hari ikibazo basubira inyuma urebe filime amarembo yose yari n'abayafunze Let's get back to our seats. papa bagiye kuririmba indi ndirimbo dusubireyo sawa I thought this was it. nari nzi ko konseri irangiye urebe umugabo aracunga hano abona hari umuntu wasinze hari uwasinze bameze nk'aho bari guterura hano hari umukobwa wasindiye muri arena papa ahita asiga umukobwa we gake gake ahita asiga umukobwa we gake gake aza hano rebe asunika wa mukobwa wasinze kuri esikariye manuka nabi uyu mugabo ni muntu ki asunitse umukobwa bigenze bite Drank too much. Lost uriya mukobwa amenya yasinze cyane akabura balance kumba arasunitswe Give me some space. twigiremo imbere abapolisi bararangaye uyu mugabo ni muntu ki ahita amanuka hano Why don't we go outside for a second? reka tubanze turebe hanze ukuntu hameze duhite dusubire imbere What's going on? ese papa ni ibiki bijya mbere kuri kunzengurutsa ahantu hose uyu mugabo ageze hano hanze arabanza atera amaso abona imiryango yose babannye special force Wait, isn't this one of the songs you always play? iyo si ya ndirimbo bati gucuranga harimo ukunda we dusubiremo indani kuyireba Get back to our seats. dusubire mu ntebe zacu Okay. sawa umwana yumiwe ari kubona papa amuzengurutsa papa afite ubwoba ese yaba ariwe mwicanyi bari guhiga ibaza umuntu ubonye umukobwa wasinze akamusunika kuri esikariye iyi arena ngo bari guhigamo umwicanyi umwe wamaze abantu ni seriyo kira ba seriyo kira niba bicanyi ntabwo yica umuntu ngo nuko wamuhaye akazi ngo genda unyicire uyu muntu w'iturekero ya ni abantu bica abantu bari kwinezeza bameze nk'abari kwivura kakurana How you all doing? You having fun? mwese mumeze mute muri kunezerwa katorore This next song indirimbo igiye gukurikira is a friend of mine
Parker Wayne. nayandikanye n'inshuti yanjye Parker Wayne niwe twandikanye iyi ndirimbo. Wish I could just scream his name and muri sakuzi indi zina rye mazaze hey, maybe if we all say ahari his name. mwese nimusakuriza rimwe izina rye araza kutwumva azi kuri stage ngiye kubara Scream Parker. mwese muririmbe Parker 1, rimwe 2, kabiri 3. gatatu bose barasakuza ngo Parker barashaka kureba ngo uwo muhanzi bakoranye indirimbo yitwa Parker nagakorabo bakoranye ari bikaza umwana ari byano mana yanjye Yesu Kristo akana disi byakarenze byo kari kumunera muri arena bakaba bana biyi minsi kumbe dore icyamamaro cyinjiri abahanzi bagira utuntu tw'utumanyeri yeah bebe bimeze bite umuhanzi yinjira muri arena gutyo okay ndirimbo barazizi ibyo uyarebye hasi aho umuhanzi yinjiriye aturuka bamubwiye ko kuri backstage cyangwa se abahanzi bambarira baturuka bitegurira byose ariho hantu polisi itari gusaka ariko ahandi hose ngo polisi igomba gusaka ikamenya uwo mwicanyi n'indi uri muri arena wamaze abantu. Umugabo atangira gutera imibare ahantu uriya muhanzi yinjiriye aturutse munsi. Reba iriya stage ari uriya muhanzi azamukiye. Ese niki kiriyo hasi? Reka tumanuke tujye kureba ni iki kiri ahantu aturutse. Genda ubona biri cool. Biki? Wabona ari ibintu bidasanzwe kureba iriyo. Wabona ariyo n'ibindi bintu tumanukeyo. Papa ntabwo twajya aho ntabwo tubyemerewe. Ese papa kuri kwitwara mu buryo budasanzwe ufite ikibazo ngo tujye gusesera ahantu abahanzi bari guturuka. Oya nyine ndumva nashyushye nahiye kubera weho mwana wanjye nta kindi umwana atangiye kubaza papa ngo ufite ikihe kibazo. Yarazi ko papa ari umuntu uri seriyo rero papa atangiye kumubwira ngo dusesere ngo tujye gucengera abahanzi bari kwinjirira. Uyu mugabo menyerewe mwicanyi bari guhiga. Iyi concert ni nziza koresha kagasire nk'umwana yamwigishije. Baririmba. Uyarebye hano abona iya nzira barayifunze kandi iriya nzira niyo nari guca mu ncika. Batangiye kubwira umwana ngo bace muri iriya nzira kandi ntabwo yayica n'ubundi atari kumwe n'umwana. Reka njya kureba ya t-shirt yawe nimba yagarutse. Sawa papa. Ya t-shirt y'uyu muhanzi bano banzi bakoze concert bashyira amastandi y'imyenda yabo biki byose mukagura. Dore papa w'umwaka. Urabizi ngwino nkuzengurutse ari kubera concert. Kiye kujya kuzana t-shirt yawe reka tujyane. Umva Don Ndash. Yagiye kujya kumuzana t-shirt ye tugende gikuzanira. Abantu ahantu bari guca bose bafite amakarita. Kiramwizera barajyana ngajye kumuha ya t-shirt. Ukora iki Zimana ngiye nkora muri kizimyamoto. Uyu mugabo akora muri babandi ba fire department cyangwa se ba fireman babandi bazimya imiriro. Reka ngufashe urimo gufayita mwibi karita ye iri gucingura inzugi ahita muteruza uyu mugabo amwibye urufunguzo. Uyu mugabo niwe mwicanyi to amwibye urufunguzo. Ariko wamwicanyi bita baca nagora amufata. Nta makuru ye ndumva. Ariko ugenda umuca ko bamufata man. Uriya mwicanyi kuva yakwica abantu 12 ba mbere nibwo ratangiye kumukurikirana. Nizere ko udafite ubwoba ariko ntari kugutera iseseme nkubwira ibyo mwicanyi. Ngo ngiye umwicanyi ndamufana ndamukurikirana iki kigoryi. Uribuka umugore basanze ku kiraro yahamwiciye. Umujamo wanjye ari kuri icyo kiraro nawe ari muri sport. Niwe muntu wa mbere wafotoye iyo foto umwicanyi yari yishe. Mani yari mukase mu ducece. Ararinze. Mani uyu mwicanyi n'umusazi wo ku rwego rwo hejuru bani ngimba numvana namufana mani. Nizere ko nari kukurakaza. N'urugoryi ruri hano. Meze neza? Cyane meze neza. Kumba umwicanyi menya ari uyu bari kumwe kuko ari kwiba ibintu byose yagize ubwoba cyumva ko bari guhiga umwicanyi. Umva abakozi bose muri arena baradutoje baduhaye na code tugomba kuvuga kugira ngo bamenye ko tutari gukora n'umwicanyi. Mu rwego rwo gukora na polisi ubu turi ba maneko. We code yawe ni yeze. Oya nimba uyifuza byagushyira. Oya nayikubwira man wo gukora muri kizimyamoto. Umva code turi gukoresha abakozi ba hano turi kuvuga ngo Hamilton niyo code turi gukoresha ubu turi ba maneko tubwira polisi kugira ngo polisi zimenye ko turi gukorana nayo tutarabicanye. Mfasha kano afata icyuma
ikigoryi kimubwiye kode ngo ni kode abashinzwe umutekano babahaye ngo babahaye ni kose bari gukora n'abakozi bo muri arena. Take the top one. Fata kano ko hejuru. What do I owe you? Yeah, don't worry about it. Ntugire ikibazo man. What as they say? Don't forget this. Kano ntukibagirwe. You get cut. Thanks. Taza kwikata. Rebe. Rebe turi murare n'umugabo avuye kugura ngo t-shirt yibye urufunguzo. Urebe filime witonze. Mugabo afayo. Kadi y'abandi arayibye ahita aza kingura hano ahantu hinjira abakozi bo murare na gusa. Uyu mugabo ashobora kuba ari we mwicanyi. Umugabo atangiye kwinjira abakozi binjira gusa. Abakozi binjira gusa. Muri filime. Rebe kureba hano hari inzira isohoka. Arinjira. Sanga abashinzwe umutekano hano. Situation turimo. Tubanze tumenye neza duhanganye nawe. Uwo muntu ni mubi cyane kuri buri muntu. Iyi ni ifoto y'umuntu aheruka kwica. Yari umusore muto uriga muri kaminuza. Yarigaga ngo azaba umwarimu. Yarapfuye afite umwana w'imyaka 2. Yari we mwarimu bakundaga ku ishuri. Uyu nawe yishwe n'uwo mwicanyi. Hano abapolisi bari kubereka amafoto y'umwicanyi nako amafoto y'abantu umwicanyi yagiye yica kugira ngo abapolisi bamuhigane umuhate. Tugomba kumubona ari wenyine tukamukubura mu basivile ntihagire umusivile ubigenderamo. Yasanze bamukoreye inama bari kumwigaho. Dusubire mu kazi asubiye inyuma abona abandi baraje. Abona abandi baraje ahita yambara kadi nk'umuntu ukora hano. Bite uyu mwicanyi ni umuhanga nta nubwo bagira dore ukuntu aca mu bapolisi bari kumuhiga. Bite isore basa nkaho umenye batayizi. Bite muri benshi urebe ni serial killer. Azana naho abakozi gusa binjira nuko abasirikare ubwo bari bakora inama. Uyazana arebye hakurya hari ifoto yabonye. Hari ifoto yabonye. Ni ifoto iriho imirambo yoroshwe. We mubika y'isukari sha si ukora hano. Isukari yari yashize twagomba kuyongeramo tukayuzuza. Reka nkurebere ubukoresha iyi ngiyi yanjye mba nibikiye. Ahita areba mu kabati ni umuhanga. Ukeneye amandazi oya. Ngiye kuyasiga hejuru yakeneye aze kuyiha. Wumva yigize neza nkaho akora hano. Ahita caho. Buriya kirazira gupanika ukagira ubwoba bahita bakubona. Mwicanyi ni umuhanga rero dore ukuntu aca mu bapolisi bari kumuhiga ahita biba n'icyombo. Ahita biba n'icyombo arabanza aracifoka. Abibye icyombo. Urebe filime witonze. Ikawa yijugunya hari ibintu by'amakawa ubundi ni ibiki. Hari Skol Mariti. Ahita yinjira hano. Mwicanyi abonye ko bari kumukorera inama. Kupa. Mwicanyi bamwita Kupa. Wa mukecuru mama wa Jody. Umva. Nakubonye kandi ndabizi waraturakariye. Umukobwa wanjye rega umukobwa yaramubabaje. Turaganira nyuma umva. Abana bacu dufite kongera tukabahuza. Katuze kubiganira nyuma. Umva. Kupa winyinisha. Ntabwo ndi umuntu ukwiye gushotora ndakubwira ukagenda. Mfite uruhande rubi udakwiye kubona. Uyu ni umunsi w'abana baje muri show. Abapolisi babonye uri gutongana baravuga turi ntabwo ari umugizi wa nabi yatangira guseka uyu ni cyoshya. We mumubone barebye hakurya. Hebe. Polisi bahita bajya bamenya hari ufashwe. Ngo mumufate. Bahita bamushyira hasi hari ufashwe. Urebe. Bano bareba. Hari ufashwe muri arena hagati. Uyareba. Ibintu biri seri akantu gato muvunonye bari kugufata. Urebe. Hari ufashwe. Uyikangamo niwe bari guhiga. Arebye abona hari umukecuru hari uri gukurikirana ibintu byose. Wa mukecuru twabonye wa FBI. Meze nk'uri gutanga amategeko yaramwitegereza uriya mukecuru ni muntu ki? Reba umukecuru burya bifitemo hari umuntu ubona ukabona afite isura y'uburakari burya arebamo. Uriya ni scalper. Scalper ni babantu nyine usanga muri arena amatike yaragurishwe ariko bakongera bakayafata bakayagurisha amatike amafaranga menshi babantu nyine bapirata amatike. Umva bari abana reka dutegura umunsi nubwo batokongera kuba inshuti ariko bajye bari hamwe bishobora gutuma bongera bakaba inshuti. Dupange tubahuze nta kundi bari bigenze. Sawa. Bazahuze bari abana basangire bamenyane nanone bongere bare ko baba inshuti.
umuhanzi aracyari gukora utuntu twe uyamaze kwiba icyombo cya polisi arabanza yambara ekuteri uriya mugabo dufashe ntabwo ari we mwicanyi turi guhiga uyu ni Dr. Josephine Grant ndasubiramo uyu ni Dr. Josephine Grant uyu yambaye icyombo atangira kumva ibiri kuvugirwa ku byombo by'abashinzwe umutekano hano bose buriya uzajya ubona abantu bambaye utuntu mu matwi jya umenya ko bari kumva amakuru baba bari guhanahana amakuru y'ibiri kubera aho hantu bari babwirana ku byerekeranye n'umutekano uwitwa ngo Dr. Josephine Grant aravuga ngo uriya mwicanyi cyangwa se uriya muntu bafashe mu kanya ntabwo ari we mwicanyi wabo uriya dufashe ni umuntu wari uri kwikeka kubera udufite dusanzwe ariko ntabwo ari umwicanyi wacu ibi ngibi kandi bikwereka ko uriya mugabo tubonye apanitse agasara umwicanyi turi guhiga we ntabwo ariko ameze umwicanyi turi guhiga ni umuntu wamaze kumenya ko turi kumuhiga kandi ntabwo ari buze gupanika kandi koko nibyo nguriya bafashe ngabonye polisi ngatangira gupanika kubera udufuta bafite arirukanka baramufata atari kumwicanyi turi guhiga ni umuprofessioneri ni umuhanga cyane ni wa muntu ubimenye ko bari kumuhiga kandi ntapanika agakomeza akigira nkaho nta cyabaye wabonye kaca no mu bapolisi nta cyabaye ari hano ari kugerageza gushaka inzira imusora reka nze nongere mbasubize unit commander bari ubavugisha uyu yarabyumvishije ari umukecuru uri kuvugira kuri telefone wa undi yabonaga ni uri kubwira abashinzwe umutekano imitekerereze y'uyu mwicanyi kuko nawe ni umuhanga cyane avuga ngo uyu muntu ni umuntu udasanzwe ugore ukomeje kuvugira ku cyombo abwira abashinzwe umutekano imyitwarire y'umwicanyi cyangwa se ukuntu bagomba kwitwara atangira kubabwira ngo nababwiye ibintu biraza kugenda nkuko ndikubabwira uyu mwicanyi yamaze kubona ko atari buze gusohoka muri arena biri buze kumugora agiye kugerageza ateze nk'akavuyo cyangwa se araza gutekereza guteza akavuyo habe panike ateze nk'ikintu cyatuma abantu bose bapanika kandi kuko nicyo yaragiye gukora yaragiye gukanda hano kugira ngo abantu bose bari muri arena basohoke biruka yahise yumva polisi ibyo nabyo yabimenye mbere yuko abimenya haba hari abantu muri polisi bazi ubwenge bwinshi batekereza nk'uko umwicanyi atekereza ibyo upanga gukora bakaba babitekereje kare neza yaragiye gukanda hano kugira ngo bari muri arena basohoke birukanka yumvishe kuri polisi ari umukecuru uri kuvuga ku cyombo avuga ngo araza kugerageza gukora ibintu biri buze gutuma bari muri arena bose bapanika arateza ibibazo ashobora kuza gufata nka telefone yagahamagara abashinzwe umutekano ngo muri arena harimo bombe kugira ngo polisi yite ipanika abari muri arena basore birukanka itabasatse cyangwa se akaza gukanda fire alarm ariyo yingi yaragiye gukanda kugira ngo agaragaze ko muri arena harimo inkongi ibyo byose nibiba abagore n'abana gusa bariho muza kureka basohoke tutabasatse ibyo nabikora bivuze ngo n'umugabo n'ubundi niyo yakanda hano ngo abantu bose basohoke polisi bayihaye itegeko ngo ibyo nibiba abagore n'abana bariho muza kureka basohoke gusa mutabasatse ahita cana niwe mwicanyi bari guhiga muri arena yose ahita azamuka hano hejuru y'inyubako ndabacikira hejuru aje kwiga ikibuga yambaye itaburiye nk'umuntu useriva muri arena geze hano kumbe naho bariyo baramubona urakora icyano hejuru Sorry, I just Bare need air. nari nkeneye akayaga kitchen. mu gikoni habaye impanuka I freaked out. ngira ubwoba Got burned. amavuta turikanye umukozi mugenzi wacu uno yumviye ku cyombo Some sort of kitchen accident. we ngo mu gikoni koko ku cyombo bavuze ko ari impanuka ibaye Upsetting. I think she's gonna be scarred. ndaciye ku mukobwa rwose amavuta aramuturikanye azahorana inkovu Hamilton. kode niyo turi gukoresha Hamilton ndagaruka kode arayivuze wumvisha abapolisi bose bamaze ngo tubwire kode y'abakozi bakora hano ahita babwira ngo Hamilton niyo kode cya kigoryi cyayimubwiye reka turebe ikarita yawe musore You were given at the presentation. turebe ikarita yawe babahaye kuri presentation ubwo babahaga presentation kare urebe hari kadi igeze kwiba rubanza agira gutya nta gupanika ibintu byabikora tuje arabereka nyine gutya hihishe inyuma mwayibonye se atari isura arangije arabika So I took a break, okay? ntimubwire boss wanjye ko nari mfashe akaruhuko nzano hejuru Wait, ariko who was the older woman who... uriya mukecuru nabonye kuri presentation yatuganiriza ni muntu ki arabeshya ni umukecuru yakomeje kumva ku cyombo yabonye muri arena umeze nk'aho ari we uri kumenya neza ibyo yenda gukora atarabikora ariko uzi kubona buriya abapolisi wabacika ariko uzi kubona umuntu umeze nk'aho ibyo uri gutekereza gukora byose ameze nk'aho abizi The show. uriya mukecuru umeze nk'aho ari uyoboye show ninde She's a profiler. uriya ni profiler wumvisha ariko hari abitwa ba profiler abo bantu ntabwo baba basanzwe
She's taking down 10 of these guys. abicanyi bameze nk'uyu mwicanyi turi guhiga bagera mu 10 niwe wabashije kubashyira hasi basiriyo kira. Abicanyi barakatsindwa n'Uwiteka. Buri uragahura n'umuntu akica umuntu yarari gushaka amafaranga yaragiye kwiyibira uwo ntari bikahita birangira bakamufunga. Ariko uzi umuntu wica abantu yishimisha atari ngombwa ngo ameze nk'uri kwivura, ameze nk'uri kunywa ibitabi. Uyu mwicanyi ni utekereza buri kimwe abicanyi batekereza. Ndumva nduhutse none ubwo tumufite hano. Ubwo ni babandi baba bafite ubwenge budasanzwe barabigisha bakabatoza bakakwigisha kuba umwicanyi mu mitekerereze ku buryo icyo umwicanyi yatekereza cyangwa umujura uba wagitekereje mbere yuko agitekereza. Mbega kugira ngo ufate igisambo ugomba kuba nawe utekereza nk'igisambo. Kugira ufata abicanyi nk'aba ngaba ugomba kuba utekereza nk'uwo mwicanyi. Abo ngabo rero witwa ba profiler nibo bagufasha kukwereka turiya muntu ameze gutya ibibaranga bimeze uku ushaka kumufata wabigenza uku niwe wanabereka umwicanyi muri ya rena kandi atazi isura ye. Dore umukobwa utwitswe n'ubuto. Dore umukobwa utwitswe n'ubuto. Iki nicyo kibikoze. Buto buturikiye umukobwa mu maso. Arebye abona wa mukecuru igeze kubona nanone mu bwiherero. N'undi mukecuru utari wa wundi wa FBI. Uyu mugabo akomeza kugenda abona umuntu w'umukecuru tutazi. Dad, what are you doing? Papa urakora ibiki? Got it. Nayibonye credit card yanjye. Is something wrong? Papa uri kwitwara mu buryo budasanzwe ufite ikibazo. Dutahe. Listen, I'll be honest with you. Ubwiza kuri. I just ran into Jody's mom again and Nahuye na mama wa Jody nanone. you know how she is. Urabizi ukuntu ameze nk'umusazi. The girls next to us. Everything's already better. Mama papa namenyanye n'abakobwa banyicaye iruhande muri arena twibereye inshuti ubu nta zindi inshuti nkeneye. Deal. Sawa tujye kurya show. Bagarutse kurya show muri arena. Bite basore, imyenda yanjye nambaye mwayikunze bingana iki? Urebe iyi myenda niyo nambaye kugira ngo nze kuyibyinana na Dreamer Girl. Papa I'm sorry, Riley, what was that? nibiki? I said I hope I get picked for the Dreamer Girl Bagiye guhitamo Dreamer Girl. out of the audience and she gets Ni umukobwa bahitamo mu bafana akazamuka kuri stage akabyinana n'icyamamare. We'll keep our fingers crossed. Wabona rero batoranije reka dufunge tuzirike intoki turebe kamahirwe atugwira. Uwo mukobwa bahita banajyana backstage bakajya kubyinana bakabyinana kuri stage bakanamujyana backstage yarakumvisha ko kantu ngo uyu muhanzi y'indirimbo agiye kuririmba ngo niyo ndirimbo ngo ahitamo umukobwa bita ngo ni Dream Girl. Ni umukobwa ngo bajyana kuri stage bakabyinana ngo uwo mukobwa bakaza no kujyana muri backstage hamwe abahanzi bambarira biterera ama makeup n'ibiki n'ibindi byose bakora hamwe baturuka baza kuririmba ngo uwo mukobwa bahita banajyanayo. Papa ko yarakumvishe kandi bamubwiye ko backstage ariho hantu honyine batari gusaka. Mbega polisi itari kwitaho ahandi hose urebe. Papa ko kantu yagataye ngo indwara bita leukemia karayikize yo ni indwara mbi cyane ubundi irakwica. Uyu mugabo yatangiye kubeshyira umwana we gakana kanjye nakazanye muri arena kari kamaze igihe karwaye leukemia none kayikize. Tough road for that little one. Byari ubuzima bugoye ku mwana wanjye kurwara leukemia. About it. She felt cursed. Uriya mwana ntago abashaka ko ari umuntu bimwibutsa ngo amubwire ko yararwaye leukemia kuko yumvaga ko nyine yarozwe n'ubu ngubu ntirakira neza. She was chosen to be cursed. Mbega yiyumva nkaho yatoranijwe kugira ngo avumwe. Mbega yiyumva nk'ikivume kubera arwaye leukemia. Ariko akaba akunda umuhanzi wanyu. That feeling. So, Ariko atangiye kubyibagiza. dump that on you. Just look. Bare kwa mise mbikubwira ibyo byose. Stay happy we're here. Nishimiye kuri hano. No, we're nobodies. Twe ntabo turi bo. Thank Lady Raven. Udushimire uriya muhanzi kuba yatumye umwana wanjye yishima. Mwicaye kuri kangahe. Wumva no mugabo ni umuteka mutwe. Ahise abwira umukozi ukora hano akaba nawe kare uyu muhanzi ngo uze gushimira uriya muhanzi wanyu kuba yateguye concert umwana wanjye akongera kwishima kandi umwana wanjye uburwayi bwa leukemia bumurembeje. Uriya mukozi yese amubwira ngo umwana wawe yicaye kuri kangahe. Ahise ababaza aho bicaye umwanya bicayeho za nimero z'imyanya. Nta kindi amubwiye yahise yigarukira. Arebye abona abapolisi bari kuza basatira ahantu ari bari kuza buri mugabo wese urimo hano bamutwara bajya kumuhata ibibazo bajya kureba ari iki n'iki. Rebe umugabo baramwegereye baramusatiriye bari hafi y'ahantu yicaye. Urebe filime urebe filime umugabo to ye ruwamufashe umva Sorry to bother you. Could I tubare kubangamira twavugana n'umukobwa wawe gato ni babandi avuye kubeshya baje kuvugana n'umukobwa we.
Thank you for coming to the concert. wakoze kuza muri concert witwa nde Riley? banyita Riley Hey Riley, we were wondering if you would twibazaga be Lady Raven. nimba wakwifuza kuba ariweho Dreamer Girl wa Lady Raven nuriya muhanzi uri kuririmba muri show y'uyu munsi baramutoranije ngo ari ujya kubyina kuri stage abyinane n'icyamamare mwana biramurenga baramutoranije ngo abe Dreamer Girl Nyagasani birandenze papa yari yabiteguye neza bamugiriye mu team iragira ganira bamugiriye umuhate arimo akana karwaye ibintu by'ibirwara byitwa leukemia tugafata bari ko tujyana kuri stage papa yari yabipanze uwo mwana ngo bimufasha no kuba yajya muri backstage kandi niwo polisi itari gusaka uyu mwicenye ni umuhanga papa tugende mwana biramurenze Nyagasani babicanye nabo babagira abana babo buriya n'inzoka rega zirabyara kandi ngo zigakunda abana urumva umwana ntago bamutwara wenyine bamujyanana na papa we umwana utaruzi imyaka 18 dore ngo baramutabara polisi yari igiye kuza gusaka papa bamujyananye n'umwana umugabo aragenda naseka ntagapanika turabashinzwe umutekano hano baritegereje gufata uwo mwicanyi umugabo avuye nta gupanika rebe filime avayo turabashinzwe umutekano arabanza ambarakano ko nawe muri bamukubita all access turabanza tuvugane n'uriya mugabo ari kumwe natwe umva uriya mugabo afite umwana urwaye ibintu by'ibikanseri urumva rero ntabwo dushaka ko umwana we bigaragara nabi nibanga wibuke papa yavuze ngo uriya mwana ntihagire umuntu bimwibutsa biramubabaza ni umubyeyi wifitiye akana karwaye karembye dore n'ukuntu yisekera niba abapapa b'inyangamugayo uriya mupapa ni n'inyangamugayo kabisa n'uburyo asekamo narababwirega ngo abapapa ba mbere babicanye bagize ba nabi baciye ibintu niba ari abanyi bababyaye mubona mu rugo ari inyangamugayo bite uyu sura abona watari inyangamugayo none si bavuze ba Sugar Daddy mutekereza ko ari bande ari abantu bamanutse mu ijuru ni ba papa wanyu buri mwana wese akubwira ngo shango papa ukuntu mubona ntago ibyo bintu yabijyamo ese urabona yabijyamo abagabo n'ubundi muri iyi minsi nge nta kintu bazambwira abagore nibo tubanye nibo basigaye bagura bonema cyane nibo banjye Are you excited? bite sweetie urumva umeze neza se wabwanutse kana kabwanutse She's doing Dreamer Girl. She's gonna ask for you to bagiye guhamagara Dreamer Girl right ujya kuri stage spot on stage, right? uragenda uhagarara abari abakobwa bahagaze Dance back and forth. urajya ubyina ujya imbere n'inyuma gake ugendeye ku byo nawe ari kubyina Round. Okay? sibyo nakana bose bamaze guhana amakuru muri staff ko kano kana karwaye leukemia niyo mpamvu ubona bakitayo bagafitiye n'imu When she takes your hand, nagufata ikiganza promise. ntabwo uri buze gukomeza kugira ubwoba Oh, good. biraza kumera sawa ndaje abana bakora muri team akana karishimye ni kazi ko papa yateye abantu imuye kugira ngo bakazane kuri stage nabyo kazi yose ni tekinike z'umugabo arebye yanabona wa mukecuru uriya mukecuru bundi niwe mubi niwe ubwira abapolisi icyo bakora niwe uzi gufata abantu bicanye niwe umaze gufata abantu bicanye bagera ku 10 babasiriyo kera kino gikecuru wakiniza dore ukuntu urugabo muhanzi kazava yari nayuzuye My favorite part of the concert. Looks like our Dreamer Girl is Riley. uwitwa Riley niwe Dreamer Girl wacu nta kana nyine niko batoranije ari nayuzuye ariko uzi kugira ngo icyamare kigutoranye muri ujya stage Riley uraza tubyinane Riley ngwino akana ndahatwitse none abafana 100,000 akana kavayo kajya kuri stage kayambira icyamamara abandi bana bose barota kuzayambira barakibuze bana indirimbo zabahanze n'ukuntu abantu busanga sasa dore wa mukecuru n'akana ke kitwa ngo Jody kano kana k'agakobwa kitwa Jody na kagenzi kako ngo bari baranze Riley ngo baramuciye no mu itsinda ryabo bana bararakaranije baramwanze nyine uriya mwana yarababaye arebye abantu umushuti wabo banze ni uri kuri stage bari kumufana dore ishyari ngo rirabafata babonye umwana banze muri genge yabo ni uri stage ni uri kwatwika ishyari aho rirazamuka kanya mugiye kongera murebe muri systeme zanyu mbere yuko concert irangira iyi concert irangiye buri mugabo wese usohoka mugomba kubanza mukamusaka mukamuganiriza umwe muri abo bagabo muri buze gusuhuza araza kuba ari we mwicanyi kuko abagabo concert irangira no hageze igihe cyo gusohoka buri mugabo wese usohoka bagomba kumusaka bakamuganiriza bakamenya uwo ari we mu minota 20 isigaye abantu bagasohoka iyo minota niyo yose igiye kudufasha kumenya ibyo ari byo
umuhanzi avayo. Right, she wants to say bye and thank you to you guys. Bite umuhanzi arabwiye ngo bye mwakoze. Okay. So this is some concert gear for you guys. Thank you. Akira. You're welcome and thank you again. Nawe wakoze wanadufashije. All right, so you guys are going to go out the back way? Mwebwe muraca iriya nzira y'inyuma rero niyo twabateguriye muri busohokeremo nkuko mwabisabye. Iyo nzira yuzuye polisi. I'll ask you some questions. Yari yasabye ngo inzira y'inyuma kumbe yuzuye polisi, yarazi ko nta mupolisi uri buze kuba uri inyuma ku nzira isohoka backstage. Kumbe barahari. And you were so great tonight, Angel. Wa mwana wakoze neza iri joro. Okay. Rebi uyarebye inzira yarazi ko yari yasabye ngo asohokere inyuma kumbe dore abashinzwe umutekano bahuzuye. There's so much stuff in here. Yagasani hano hari abakozi benshi. Oh my gosh, Dad, there's so much in here. Papa hano hari abakozi benshi burya backstage bingana gutya. Hari naho baterera amatatu. 3 drink bottles. Rebi 2 white ones, we'd be matching. Do you want one? We could be matching, Dad. mugabo biramucanze arasohoka ate. So cool. Arebye abona wa muhanzikazi w'icyamamare yaje hano. There's no sign of him at all. Nta kimenyetso cyahari kumbe wibuka iyi konseri yari agatego n'umuhanzikazi yarabizi. Uno mwicanyi ari gukina neza. Iyi arena yari irimo abafana bagera ku 20,642 nibo baje uyu munsi. 3,000 nibo bagabo bonyine bari muri iyi arena. Amafoto yabo yose turayafite. Buri mugabo wese waje muri arena tugomba kumuhata ibibazo. Uwo mwicanyi nawe ari muri abo bagabo 3,000 tugomba gusaka bari muri iyi arena. Ariko muvu zamushiranye cyangwa se udukoryo twose ari gukora ngo twamushiranye. Uyu mukecuru niko ari kuvuga aturiya mwicanyi muvu zamushiranye z'icyo yakoraho yasohokera udukoryo yakora nga kwepe twamaze kumushirana. Bidatinze ndaza kukumenyesha. Batangiye kuvuga ngo ari out of moves. Dore nguyu arabigenza ate kandi koko zamwumiyeho muvu zamushiranye. Uriya mukecuru aba ari umuhanga. Umugabo yabuze icyo akora. Umuhanzi avayo. Riley aribuka kandi. Did you have fun up there? Yes. Wishimye kuri stage. That's amazing. Byari bitangaje pe. Thank you. Wakoze. For me, it's an antique. Hey, fuck, you heard about my daughter's Bakubwiye umwana wanjye uburwayi afite. Twavugana kanya gato. Mu munota umwe. Nta kibazo nk'umugabo wese urwaje umwana rukimiye bari kumuha umwanya bakamuha amahirwe yo kumuganiriza kugira ngo akana karwaye ejo kanapfa bagaha ibyishimo. We mutegereze hanze ganire n'uyu mugabo. Umugabo aravuze ngo byamurangiranye. Yaje hano we n'umuhanzi. Araseka. Thank you for everything you've done for Riley. Ndeka ngushimire kubw'ibyo wakoreye Riley byose. So close to her, I don't know why. Uriya mwana rwose ndikumva mwishimiye. Uriya mwana ntagasanzwe. I don't know if you know anything about carbon monoxide. Sinzi nimba uzi ibintu bita carbon monoxide. Your body wants the poison. It wants it Ni cyagiye umubiri wawe ufite so very uburozi buza bakaba bwinshi kumva urashaka guhumeka ariko akaba ari wo mwuka wonyine uri buhumeka. I'm sorry. Guki? well. The reason I want Impamvu rero nashaka kuganira nawe is ni I think you're looking for me. ndakeka ninjye muri gushaka. Umve. I mean all of you. Mwese nyine mwese. Hold on. Buretse nkwereke wenda mushaka ko mutari kubyumva. I gotta press mute so he doesn't hear us. Amwereka no kuri kamera umuntu yashimuse. Hari umuntu yashimuse ajya kuza muri arena. Umusore ukiri muto. Yaziritse. Abonye? Kobwa rumirwa. You see that little box? Urara kari box kari ruhande rwe? That is going to release carbon monoxide. Kari box karaza kurekura umwuka wa carbon monoxide. Going to die if I am Uwo mwuka nawo uhumeka arayitapfa. absolute fact. Ni nkanda buti imwe gusa. From this device like calling an Uber. Ati nkanze kuri iyi device ni nko guhamagara taxi arayitapfa. But Mwamfashe ndabyemera. can save it. Ariko kumfata no gutabara uyu muntu urahitamo iki? Ntabara nanjye nabara ubuzima bw'uriya muntu nasize mfunze. I'll let him go. Ndamurekura ngende. One thing. Nukora ikintu kimwe. What you're going to do in front of everybody. Icyo ugiye gukora imbere y'abantu bose. Me and my daughter Ugiye kubabwira ngo ride in your limousine. njye n'umukobwa wanjye ugiye kuduha lift muri limousine yawe udusohokane nkaho turi genge yawe. Now if you Ni wanga ndakanda buturiya musore apfe nasize nziritse ahumeka uburozi. save him, Mutabare catch me. cyangwa uhitamo kumfungisha bamfunge ariko hapfa umuntu ubwo urahitamo iki? Nawe ubwo mwicanyi akubwira ati urahitamo kunshikisha polisi kugira ngo utabare ubuzima bw'umuntu no kugira ngo mwicanyi bamufunge ariko umuntu apfe. Wajya uhora wumva ko ari we wicishije uwo muntu. By the way, it was a great show. Ikindi kandi wakoze igitaramo cyiza uraririmba ntibaririmbe. Spencer, Bazagushinja ikindi. he's 22 years old. Uriya mwana w'umusore naziritse yitwa Spencer afite imyaka 22. He's into sustainable agriculture. Ndetse uriya mwana yigaga ibintu bijyanye n'ubuhinzi. Ugomba kunshikisha cyangwa se agapfa. Buri mwicanyi yakubwiye izina ry'umuntu ubunaryama ukariro tukavuga ngo ninjye wamwicishije.
batangiye gusohoka abagabo bari gusohoka babanyuza ukwabo dore abagabo aho bari kubanyuza buri mugabo usohotse dore bari kumunyuza buri cyitwa ngo uri umugabo bafite aho bari kukunyuza mu itente dore uyu ngarasohokana n'umuhanzi anaseka sohokanye n'umuhanzi sohokanye n'umuhanzi abantu baba bari kumwe se kari team baba bamaranye imyaka bakorana bazwi bafite ibyangombwa bibemerera aho baca hose uyu nawe nuko yasohotse n'umwana wanaseka uyu mwicanyi ntago ajya panika abasazi basaze nta panika urebe nuko yasohotse muri arena dore abagabo babatondesheje imirongo dore bari kubajyana icyitwa ngo ni umugabo cyose limuzine barayikinguye za modoka zidasakwa uyahita yinjira n'umukobwa n'umwana binjira muri limuzine bahita bimanukira umukecuru ari hano uyu niwe profiler ni ugomba kumenya ngo uwo mwicanyi ninde ari gutekereza gutari gukora ibiki uyu mwicanyi ngo yafasha abicanyi b'abasiriyo kira bare ni icyubahiro guhura nawe neza tumeze nkaho dusanzwe tukuzi mwakoze kundeka ngo mbasure umukobwa we n'umwana mwiza cyane uyu mwita Logan njya nkubona kuri televiziyo mureke twinjire umuhanzi nawe arinjira umuhanzi yabonye ko atagomba gutererana ibintu gutyo konseri yose yabaye yakoranye na polisi kugira ngo n'umwicanyi afatwe Raven hari utuntu nateguye menya atari bya bindi wenda bihenze umenyereye ariko waza ukabigerageza njye nkunda buri kimwe nkwereka icyumba cyanjye akana kajya kumwereka icyumba kimwe nkwereka icyumba cyanjye rebe isigara hano areba sigara hano umwicanyi ariko sha nugira icyo ubwira famiye yanjye ndicuriye musore polisi niyo yoherereza message n'ubundi uriya musore ndamwica urabizi kandi sindi kugukinisha ni njye uri muri control ntuzane imikino sinzi ibyo utekereza kuri gukora ni wanjye nta kintu ndi bukore okay baje kwicara mu rugo ni papa muzima to celebrate Riley. She got a wonderful report card. Uyu mwana twari twateguye payo kugira ngo arije ducelebrate amanota meza yazanye. I love your necklace. Jeanette wambaye ni nziza. Got it from me on sale. He's good at finding bargains. Umugabo wanjye niwe akanguriye azi kugura utuntu. Would you like to do a concert? Ese gukora concert bimera bite? Teacher for the 5th graders. Nje nigishaga abana guperforminga muri theater ariko sinzi uko bimera gukora concert ni nkiriya. Very strange today. Uyu munsi byari ibintu bidasanzwe. Ntabwo yari concert isanzwe. Really? Why is that? Kubera iki? Umve. Do you know who the butcher is? Umwicanyi bita Butcher uramuzi? The butcher? The Butcher. You mean crazy person who uravuga wa musazi se ujya wica abantu ye? I've heard of him. Nagiye mwumva. He's a monster. Ni inyamaswa. Nico namuvugaho. And I have had nightmares. Nje n'inshuti yanjye tumuvuze tugiturota nabi. He made a mistake. Yakoze ikosa. 2 weeks ago. Ibyumweru bibiri bishize. FBI and police came to. Abapolisi bafatanije na FBI bashe kundeba. Told me they had found. Barambwira ngo bamenye ko umwicanyi ngazaza muri konseri yanjye. Ngo bari babonye agace gatonya kitikeye ko muri konseri yanjye bahita bavuga to umwicanyi azaza muri konseri ntago bari muzi sura baje kumbwira gusa ko umwicanyi azaza muri konseri yanjye. They found it in one of his fake houses. Ndetse iyo teke bayibonye ngo muri imwe mu nzu z'uwo mwicanyi za fake bano bicanyi bafite amazu ya fake bagenda bagakoreramo amabara yabo. Bahise bamenya ko umwicanyi yunze ari. Sinzi impamvu umwicanyi yaguze itike zo muri konseri yanjye. Natwe ntiturabimenya. Kuko abafana banje ubundi ngo nutwana tukiri duto tw'uduteenager gusa tuzi impamvu umwicanyi yaguze itike muri konseri yanjye. Kumbe yagira ngo ajyane y'umwana we. Mwamufashe ntabwo turamufata. Did they tell you anything about it? Hari ikintu bamukubwiyeho? Yego bakimumbwiyeho. Said he was probably a man in his 30s. Bambwiye ko umugabo ari umugabo ngo uri mu myaka 30 na yenda kurangira cyangwa se uri muri za 40. White. W'umuzungu. Probably has a position of authority. Ndetse ngari wa muntu ukunda kumva ko ari uyoboye ahantu hose ari. Even though he drives a dark colored car. Ndetse ngo uwo mugabo ngo ni umuntu ngo ukunda umwicanyi ngo utwara imodoka y'umukara. Umve. Photos of his car. Bafite ifoto y'imodoka y'isi base. You know from the precision of the crime scenes in fake houses. Urumva umugabo nkongo hari amafoto bagiye babona ariko yizo nzu za fake. Organized defense. Ahantu yategurira ubwicanyi bwe. CD.
Those individuals always drive dark. abantu nk'abo ngabo batwara imodoka z'umukara kubera ko basanzwe bigaragaza nk'ari intungane mu bantu, niyo mpamvu batwara imodoka z'umukara. They're so smart. Hey, umukobwa ni umunyabwenge na polisi ndumvise ubwenge. Learned a lot about him. Ndumva umwicanyi baramwizeho byinshi. He was a man who had a scarring relationship with his mother. Ndetse ngo bavuga ko umwicanyi ngo ihungabana afite rituma yica abantu ngari uko yakuze abanye nabi na mama we, mama we ashobora kuba yarakuze amutoteza. She was probably the first person to sense he was different. Ndetse umwicanyi ashobora kuba yarishana nyina kuko mama we ashobora kuba ari umuntu wa mbere wavumbuye uwo mwicanyi ko ari umuntu cyangwa se uwo mwana wari umuntu udasanzwe atameze nk'abandi bana akiri